ko muri iyi minsi umata urukundo rwa rundi ukamara stress ukanyibagiza uriya mugore. Bijoux nyine mukuru wanjye niwe ntandaro yabyo. Bijoux gute se? Ntabwo wabiryana. Va hongerayo. Sigara ubiryo ugubwe neza. Ureba ko umukobwa njya nkunda kuzana hano bita Alliance. Rike, garukira utambwira ko karaga ko bwa kantwariye umugabo. Ngo boss, hanyuma sige nkuru rugo ndiki. Mabuje akazi rego umenye ko wowe twirirwana hano iyo banyirukana nta nakazi wama nose ukoraye. Kandi barazimenyereye. Niba barazimenyereye none njyewe nzakwice kwirege. Ariko mbabarira umbwire kandi unsubize. Ubona nkwanga? Oya, kubera iki umbajije gutyo? None se ubona basi nta gukorera buri kimwe cyose? Nakuziriye kosa ku buryo uvuga gutyo, cyangwa naba nagusuzuguye ntabizi, mbarumbwira uri kuvugira mu migani. Umva rero ikintu ukwiye kumenya muri aka kanya, ikigo cyiza wigaho, imyenda myiza yose ubona wambara, ikindi kandi utibagiwe n'amavuta meza wisiga. Nukubera mbanda wirirwa mbuza. Guhera nonaha ngiye kukubaha, mureke ariko nawe ingaruka zabyo zose uzabyirengere. Sinzongera kubibona se gute kandi ufite akazi? Ariko ubundi waretse umugabo w'abandi ukareba ko utagira amahoro, amarero y'umugore azagutera umwaka pe. Mureke. Ariko hari n'ikindi kintu utazi, nindamuka muretse n'akazi ndakabura. Noneho ndebe ubuzima turaba twinjije mu nge nawe. None se wamusobanuriye ko wamenye ko afite umugore utabana nawe, ubundi ukamureka nyine ukabona ko akazi ntabwo ari bugagukure? Ibyo ntabwo byashoboka kuko mbanda ni amasezerano twagiranye. Uranyumva neza? Ubuzima bwose bwiza ubona bwahindutse no kubera we. Ikindi kandi uriya muhungu ngo ndiki ukunda, mbona nta kintu yigirira habe n'agapantaro kazima kandi aracyagurirwa niwaba imyenda. Ubwo wakumariye iki? Arega sinayo yose ari n'uwo wirirwa uvugira ngo umugore w'abandi ngo umugore w'abandi umugore w'abandi, uratugira icyo dupfana? Waretse kwigira umusamariya? Mbese wigize Yesu wapfiriye abantu, Yesu watwitangiye, nawe ndabona wabaye Yesu wa kabiri wo mu isi, uri kwitangira ngo Aline. Wamugiriye impuhwe, wabanje wewe ukamenya ubuzima turimo, nawe ubwo ukigirira impuhwe, ujya kuzigirira abandi utazigiriye. Noneho reka ndeko umugabo uri kumbuza, ukize uwo Aline uri kuvugira ngo uhaye uburenganzira, ndamureka pe. Noneho ndebe ubuzima narira shuri wiratana ngo ryiza urahita urivaho. Nyumva sisi nanjye mbitekereje nyine mbonye nta n'impamvu yo kumureka, cyane ko utagiye no kumukuriwe. Kare kose se wigiraga ahubwo noneho njyewe ngiye kureka Riki, ubundi mbona ntacyo amariye, nawe aracyari umunyeshuri, cyane cyane ko nawe nta kantu k'agasore k'akajagisa kantu karakakumarira iki kuko mu buzima bwawe? Ndahita mureka. Siwumva se kare na hose se yukoraga ibiki? Sumva ko utangiye kugira ibitekerezo by'abantu bakuru. Urakoze cyane, ibyo ndabikunze. Niba wiyemeje ko dushira hamwe tukaba umwe, ugabanye ibintu by'ubwana, ubutaha nibagaruka uzamfashe tubadihe tubahereza isomo. Uri kumva neza? Ibintu byo kuvugira umugore utarakubyaye, umugore mutagira icyo mupfana, ubivemo. Uranyumvira? Ko kana ahubwo nyine se ntubyumva, ubundi dusanzwe turi ikipe itsinda. Ariwe genda rero mva imbere ujye kuzana amazi shaho, urabona turaza guteka ute? Barimora basanga barimo yanshinze turebe. Bafashe iki? Niko Sawa. nitwa Riki.
ni petit frère w'umugabo wanyu bita Mbanda. nitwa Aline njye ndi madamu wa Mbanda. none gusa mwana mukobwa kundi uri mwiza uri na mutoya wambabara ukandekera umugabo dore ubu ngubu inzara irenda kunyicira umwana kubera wowe wagize impuhwe byibura. ariko rero njye nta n'umugabo wawe nigeze njyana. muzi ikintu cyamujyanye? maze iki ngiki nicyo cyamujyanye. icyo cyo cyamutwaye. umva mukobwa none ntago ndi kukwinginga ndakubwiye ngo ndekera umugabo. What the fuck man? Umva nkubwire wa bitch we. Niba uri sadunda niba uri umuhirimbiri ntago ibyo bindeba. Ikindi kandi niba wumva ukeneye kumwiharira wowe wenyine uzamushireho password. Kandi nayo nureba nabi nzaguhakinga. umva mukobwa genda gake. Ariko mbega ngo umugabo njyana nisondeka iyo ni karabasasu ndeba ibyo ni ibiki ariko Mbanda nawe arisebya kweli umugore mwiza nkanje w'igitanga uri kundeba kugira ngo ansiga shaki no shangi mbabwire mwamihirimbiri imwe sinyere kubamenya mumvire hano mumvire hano rekino ndaya ndaya mureke rekana ni ndaya reka kunesha umwanya mwamihirimbiri uko mu kanwa twigendere reke rekana ni ndaya indaya niko zikora mani tugende Shasola uje nari ngukeneye mana nyagasani noneho ibyambayeho n'agahomamunwa uzi ko umugabo wanjye asigaye afite inshoreke iki yimara kumenya ko afite inshoreke rero narikoze njya kuri iyo nshoreke yari nkuye mu mwuka yaravuze umuriro uraka umva nkizwa n'amaguru ariko uranatinyuka urifata ujya kureba indaya nduzwa n'indaya mufatanyije umugabo ubwo se yaramuka gukubise isura akayangiza wari gutaha ukavuga ngo Mbanda ukabibwira Mbanda ngo nagiye kureba umugore shirika n'ubwo ariko wakoze amakosa wese sora urumva nari gukora iki umva ndabyumva ushobora kuba warabitewe n'agahinda n'iki ariko nanone wakoze amakosa akomeye urifata ukajya kureba umuntu nk'uwo nguwo we abizi neza ko mufatanyije umugabo ubwo urumva byari kugenda bite gusa ntabwo mwarwanya ahubwo oya ntabwo twarwanye ahubwo mfite ubwoba Mbanda nabimenya aranyica cyangwa ahita anyirukana ariko icyo ntabwo giteye ubwoba uko ubayeho se ubundi bitaniye no kukwirukana iyo umugabo ageze ku rwego rwo kugukubita akakwima icyo kurya akagukubita ku buryo akwangiriza isura n'undi muntu wakureba ntawe bitaniye no kukwirukana icyo ntabwo ari giteye ubwoba rwose ahubwo ibaze ngo namenya ko wagiye kumurebera umugore biragenda bite nkurikize nkubwire ikintu ngende numva wakora kuko nta kindi kintu wakora bibwire Mbanda gusa ntumubwire ko wagiye kureba inshoreke abimenye gusa kubizi kayifite mubwira ati ugerageze nk'umuganiriza umwe ati sura niwe wagutwaye ugasiga urugo ugata umwana Mbanda azajya guhura n'iyo nshoreke abizi neza kubizi ko afite inshoreke wenda nabimubwira ntazarakara cyane naho ubundi nutabivuga akagutanga azaza yataye umujinya bizaba ikibazo sora ngiye kugerageza mbimubwire ariko arahita nyirukana ubu se nanyirukana umwana wanjye ndamujyana he koko ariko se sora ubu uracyatekereza gutyo kankubaza ikibazo cy'amatsiko ubu ngubu naramuka gukubise akakwica uwo mwana uvuga ufitiye imbabazi azasigarana nande ninde uzava umufitiye imbabazi bimubwire nakwirukana uzagenda ubeho nk'abantu bakuru Solange urabizi kuri inshuti yanjye kuva na kera wamye n'ukuri nsengera wama wikorera n'urugo rwanjye guma ku mavi rero rimwe na rimwe kuba n'inshuti y'umuntu bijya bingora cyangwa se kwinginga ngewe mwiryo nsigaye mbona usigaranye bisa nkaho udakeneye ko tukiri inshuti twarangiza bikagenda inzira ubundi wahinduwe n'iki wigize iki mwana uko ndisi birakureba cyangwa umubona mwarifatiye umuvandimwe wanjye tukabihorera mugira ngo nuko batinya
se niba mukuru wawe yarigise akabici garafurera akaba amukora uko ashatse ibyo bindeba hiki ntabwo byatuma njye uzundakarira amahano nyifunga ntabirenze umva ahubwo nkubwire ugende wigisha ikinyabupfura uriya mugore w'iwanyu uri kunyumva ubundi so abashaka kugenda tukira abantu ahabonye hose ako se ndora kimwishyura uhera mwese mbona murishiriza mu kigunda kimwe nta tungo nta n'umushumba ni njyewe uri kubwira gutya cyane none ninde ni wowe nyine hari undi ndi kubwira ntabwo nzi ko bakobwa b'iwanyu mwese ari kumuzi ntaho utandukanye na mukuru wawe ngiriye imbabazi umuntu uzagushaka azaba atwaye sister satani none se niba ndi mushiki wa satani wiyibagije ko uwo satani uzamufite icyo mupfana ntacyo mfana n'amabisi azaba ari muri amukazi wa mukuru wawe umva itonde mbanze nkohereze isomo itonde umva nkubwire riki n'undi munsi niba ndi mushiki wa satani nzaba ndi muri amukazi wa mukuru wawe uri kumva uragira ngo ndagenda reka mbanze nkubwire ikindi kandi umenye naguceka ceceka banze unyumve kuva uyu munsi reka turangiza ubundi hari icyo mpanga nawe nawe niba akabici nka mukuru wawe birangirira aha hehe umva uwo satani uvuga ngo nzaba ndi mushiki we famiye yose ni ibiraya gusa kanako katangiye kwigira akabici ngo mama ndi hari ikintu mvuze ngewe byamufasha cyane dore umugore w'umuganda nta kazi ko ajya se ngo uramutinya ngewe mutinya urase namutinya ngewe natakuvugisha umwihorere kandi nakuvugisha umwihorere mukubwirire ku buryo aribaza niba ari ngiye arazi ukamunobera hagararaho ariko mko na n'ubu wanze kundekera umugabo wari tunerekeje ku mugabo wanjye uragira ngo noneho nkwinginge ariko njye ntabwo nigeze musaba kunyinginga sinzi impamvu rero wakwivuna urogotwa ayo manjwe si uko se ubundi uririrwa uvuga ngo bagutwaye umugabo bamugutwaye ureba he ku buryo uza guta ibita wapfa muri uyu muhanda ceceka nawe nuko se yumva bakuru bagana ngo uze kuzana ayo mafuti yawe abantu bakuru muri abapfumu se ko ari abantu bakuru nzi ubundi si kuba uri mukuru bikumara iki ko bagutwaye umugabo ukaba usigaye ukanuye nk'ikihebe umva nkubwire reka bazi gutanga keya ku bagabo baba batwari kuko muba mukanuye mutazi icyo mukora nta soni ariko ariya nawe mperuka witonda wabaye inshangingi wigize nabi genda gake mukobwa uzi ko uri umukobwa yitonda se uramubwira ngo yitonda hari ikinyabupfura wigeze umutoza yatandukiriye yegora ubundi si nkubaze madame ngo umukobwa umva nyine ko ndi umukobwa ahubwo nayigize ngo ndi umugore nanjye ndi muri akipe yatwaye umugabo wawe ahubwo mva nkubwire nkugire inama hindura imyumvire witware neza no kuri mukuru wanjye ajya gushyiriramo imiyaga wenda mugutiza ijoro rimwe mu cyumweru umva uko yese agira neza nawe urakabije ijoro rimwe cyakora nk'isaha imwe nabwo nagushyiriyemo imiyaga kugira wumve uko yese agira neza di wumve umugabo mwiza icyo bisobanuye ariko mwe abakobwa mwe ubundi muri abantu uwo mutima nk'uw'igiheri mufite hari umuto ibyo birakureba umva mumbise nigendere ntamvuge na cyakora umva sisi mwihorere imitima yanyu nk'iy'ibiheri mugumane imitima nk'iy'ibiheri karagamanya ugenda wagakaragira inyuma uziko umva ndayafite we genda ayahe umva sisi uyafite se umugabo akaba yaragusize sisi rekana n'abagore bo kukibihekane mujye bamenya gufata abagabo banyu neza mwajijima wampamagariye kwigonga sheri ko nta n'icyo umbwira mbona unyakirije umubabaro sheri reka nkubwire mbabarira we kurakara mbabarira we kurakara rwose urabizi ko uriya mugore ntamukunda ikindi kandi wakuntu uhanganye n'uriya mukecuru w'umusenzi urumva ataguseka ako byihorere genda ashaka kumuha isomo akabona yuko wowe nawe mutandukanye ako sheri ntabwo ubizi impamvu uri kubivuga gutyo uzi ukuntu yankuruye akanywesha na mu bantu ku karubanda hari abamotari benshi bahuye aravuga ngo niba ngo mbandara gukundiye ako gasura kawe ngo ndaje nkajenjagure ngo ngahindanye ngo nkugire nk'akadayimoni ngo njye ngakureba ngo ngakwange ngo umunukire
amahirwe nagize nuko nari ndi kumwe na Alliance harimo umumotari baziranye aramfata aranjyana sheri yari ari guteza urusaku cyageze aho se ikintu cyacenguye kurusha ibindi ukuntu yatinyutse akansuzugurira umugabo akakuvuga mu zina imbere y'abasinzi imbere y'abamotari ngo mbanda sheri nuko nitonda mba naramuhannye n'ubutakajya nyubahira umugabo aho ngaho wakoze ikintu cya nyacyo kuko n'ubundi nta kuntu umuntu w'umwari nkawe warwanira mu muhanda hageze ubabona ntabwo yasekura mukecuru nk'uko bivuze yaseka we ariko ndamuha isomo ngo nta soni ngo azangiza isura ya marayika wanjye ndashaka kunjenjagura oya sheri ceceka byihorere ceceka bof kumbona uri kuriza umuvandimwe wanjye nawe umufatanyije n'umugore wawe ariko urabizi ko ibyo bintu ntabikora ariko uriya mugore ndashaka kumuha isomo kugeza n'ubwo azajya akureba akamenya ko we nawe ntaho muhuriye umva icecekere Bijoux gusa ugende umubwire ngo naramwubashye nanga kumukoza isoni mba naramushwaratuye umva akagenda isura nayiponda oya Bijoux mbabarira umubwiye ngo ndamwubahiye umuvandimwe wanjye nuko mukuru wanjye yambujije ngo mwihorere ngo akore ibyo ashaka byose ariko ugende umubwire ngo uriya munsi yagize imana ariko ubundi bofu nawe kambanze nkubaze niwe usuzuguza umuvandimwe wanjye gute ubundi ni ukubera iki udashaka kujya kwiyerekana iwacu wajya ukerekana iwacu nubwo dufite mama gusa ariko natwe dufite aho tuvuka mva mubwire Bijoux nawe ariya ikintu ngiye gukora ibyo byo wikwirirwa ibyo byo ntabwo ari ibya kera sinabikubwiye sheri ibyo ngibyo ni nko guhumbya ndashaka kuzabicisha mu buryo ariko icyo mbasezeranije cyo imbwakazi w'umugore ndashaka kugenda nkayisomo muzabyumva urumva wirira we ceceka ndagenda muhisomo ku buryo azajya nakureba akagutinya akamenya ko we nawe ntawe muri nako umuntu utamenya ko afite imvi yegora nikazi ko kakeceye kavuye no kwiso gusa umubwire ngo agende ntabwo nzingewe ayahumura aya ujye mbabarira ugumane ikinyabupfura mama yadutoje ujye wubaha abantu bakuru mureke byakoze birahagije ubwo na sheri nawe yumva icyo gukora nk'umuntu mukuru sheri uzi ikintu ngiye gukora uriya mugore nta kindi ngiye gukora ibyanjye nawe uraza kubyumva kandi ndagusezeranya ko ari bubyishyura igiciro gihambaye